kanyitaba ngo uri unyitabye uri kuri stage wapi ngende inyuma yayo narengize ngo uri kuri stage ukabunyitabye kandi uvuze uragira ngo nkuguze amafaranga abantu bari kunyuma ntabwo bari kumva mani bari guseka umva se none so watangiye cyagiye performinga bwa mbere utanyishyuye aba nanjye nari mpagaze hano hanze waretse nkakuramo imyanya nk'ibiri bishaka bite bihurira mu noneho nibishaka bite bihurira mu sinzagaruka nta kintu bitwaye ariko nta nzoga uri bungu oya inzoga zo naje nzinyweye niko ye yashambwira abantu bakobwa bareke ninjire umva bakurekereka bita ntanga komande komande se we sawa nta kibazo sawa amahinde yanjye arashize shosi iyo ngiyo si ibyo ngibyo tugiye kwakira umunyarwenya w'umukobwa nsigaye mfite n'abakomediya b'abakobwa amashyanya ari he abakobwa batangiye nabo gutinyuka cya kiganiro cya tinyuka urashoboye aya ni KADUDU dufite umukobwa witwa Kaduhire yageze i Kigali avuye i Gicumbi ahita yita KADUDU ntabwo ari KADUDU ni KADUDU ibintu by'amasaku mu byihorere sibyo tumwakire nyine byadanje abakomediya b'abakobwa ari abo musanzwe muzi nyabitanga mu mwihorere ni komedienne yego mukiye kirime oya komedienne nicyo cyonyine kizagira yego muri anglophone ubwo ni comédienne mesdames et messieurs kuvuga ko ugiye kwakira ni ngo je vous la présenter la comédienne internationale sans document. Ladies and gentlemen, put your hands together for Kaduhire aka KADUDU. Avuga ko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda mwiza nkawe najyaga musoma mu byanditswe yo magambo ngewe nzi impamvu abiyo defenda bikomeye wandemeye amateka nyayo wamaye ibyishimo nyabyo. Mwiriwe neza mumeze neza mu izina rya Yesu murakoze nitwa Kaduhire KADUDU ndakomeje none reka twitangirire buriya mu rugo ni igicumbi mu rugo ni abarokore barasenga baba no mu makorari bararirimba ariko naje gusanga amakorari y'i Kigali n'ayo mu cyaro bitandukanye amakorari yo mu ntara iyo bari guhimbaza baba bahimbaza bitonze n'indirimbo yabo biyihuta bakora amajeste mbese ubona bitonze nta kibazo bafite ariko amakorari y'i Kigali cyo nabonye cyo iyo bari guhimbaza bagira ngo bari muri gym dore baratangira bakasimbuka ukabona bagize batya bakagira gutya mbese bahimbaza nk'abari muri gym noneho ze ntekereza buriya hari igihe korari igira itya bagakenera ibikoresho bishyashya nk'amamikoro uniforme n'ibindi nta kuntu mu bikoresho korari z'i Kigali zikenera bazongeramo na ariteri noneho buriya amakorari ni abahamyabutumwa bwiza bw'ijuru ariko mu ndirimbo ariko hari abandi bahamyabutumwa bw'ijuru babwiriza arakubwiriza ugafashwa ukaba wanahindukira ukajya mu idini rye abo ni abahamya ba Yehova
abahamya ba Yehova narabitegereje sanga kuri iyi si nibo bantu bonyine baza agaciro k'impapuro. Muti gute? Abakristo turabizi, iyo uri gusoma biri isezerano rya kera rikarangira ugiye ku isezerano ryarimo urupapuro rutandukanye amasezerano yombi. Ariko umuyehova ntago ashobora gusigamo ruriya rupapuro. Ahita arufata akaruhindura umuhondo, yarangiza agashushanyaho itunda rimwe. Ngo ayo matunda niyo tuzarya mu ijoro. Noneho mvuze mu ijoro nkumbura Yesu. Yesu nukuri ndamukumbuye mba numva wamumba. Noneho byerekana 2003. Noneho buriya Yesu agira inkuru zirimo n'amakuru. Muti gute? Yesu ni umwana w'intama w'Imana. Oh, haleluya. Amen bene data. Yesu ni umushumba ukunda intama ze akanazitangira. Ariko naje kwitegeza sanga mu ntama Yesu aragira arimo n'ababyeyi be. Iyo batubwira Yosefu bamutubwira nk'umusore witondaga w'imico myiza wari ntangarugero muri quartier iwabo. Ariko Yosefu yari umubaje ntaho yari umushumba. Noneho batubwira Mariya nawe usanga ari umukobwa wari mu mico myiza umunyangeso nziza, mbese bose baritonaga imico myiza nyine nk'iye ntama kuba yize. Yewe na Marayika Gaburiyeli ntaho bigeze bamuvuga ari umushumba. Ahubwo nkibaza buriya Yesu ataravuka bo baragirwaga nande? Mu izina rya Yesu abantu Imana yatoranije ngo bariragiraga bakicyura. Uzi ko umuntu wiragira akicyura bari ikirara, kandi abantu Imana izabahana. Noneho reka iby'Imana mbere ke twigire ku bya Kayizari. Buriya MTN ndayikunda cyane, ni n'agatangazo buriya. MTN niyo sosiyete yonyine ikoherereza application ebyiri muri SMS imwe, none ikanazikohereza muri telefone idafite ubushobozi bwo gukoresha nibura application imwe muri izo. Ati gute? MTN igegere gutya ikanyohereza SMS za Twitter, no muri SMS za Twitter barimo link ya YouTube muri igatushe yanjye. No reka twigire mu rukundo. Buriya hari abantu babana barasezeranye noneho ba divorce bakadivorce umwe agatandukana n'undi akagenda amuvuga neza akavuga ingeso nziza ze, yewe nubwo wenda baba batakiri kumwe ariko akagenda amuvuga neza. Abo bantu niyo bahuye baba bashobora kongera bagakundana bakaba babana. Noneho hari abandi ba divorce noneho batandukana, umwe akagenda avuga mugenzi we bakaba bahura no mu muhanda ari babiri bakarwana. No mu buzima bw'urukundo buriya hari abakobwa ushobora gukundana nabo mwatandukana ahubwo ukajya wicuza impamvu yatumye mutandukana. Akakuvuga neza, akakwifuriza amahirwe mu rukundo rushya. Abo ni barrier ways. Go good luck baby nubwo wandetse vuba. Huha let me hope you kugikunda. Ukumva nyine aracyari mwiza nubwo mwatandukanya kuvuga neza. Ariko hari abandi bantu ushobora gukundana nabo mwatandukana ukajya wicuza n'impamvu yatumye umumenya. Ari insano teka situ ubu nta by'amabanga, reka nguhe ikinyarwanda. Kwanza nturi fit, one sip, fake D. Usibye ko nta n'ikinyarwanda kirimo. Murakoze cyane, nitwa KADUDU.